ikaze mu nkuru y'ubuzima. Ni ikiganiro nabateguriye ngiye kubagezaho inkuru y'ubuzima bwa Maria Montez. Ni umugore ukomoka mu gihugu cya Argentine, agace n'ubundi ko muri iki gihugu cyo muri Argentine. Jya wagiteguye nkaba ngiye kukibagezaho, nitwa MC Robert. Ikaze mu kiganiro wumve inkuru y'ubuzima bw'uyu mugore. Inkuru yacu y'uyu munsi turayitangirira mu gihugu cyo muri Argentine. Ni umugore uri buze kutuganiriza witwa Maria Montez, ukomoka n'ubundi muri ako gace ko muri Argentine ho mu mujyi neza neza. Mu myaka 40 afite, aratubwira ubwo yamenyaga ubwenge uko byamugendekeye. Ubwo namenyaga ubwenge nisanze nderwa na nyogokuru wenyine. Ubwo nibwo namenye ko mama wanjye yapfuye ambyara bitewe n'uko yari yatakaje amaraso menshi mu mubiri, kuko atari afite umwitaho. Muri icyo gihe byarambabaje, ariko niga kubana nabyo kuko nta yandi mahitamo nari mfite. Uko nakomeje gukura niko nagiye menyana n'abantu benshi barenze kubana na nyogokuru gusa. Ibyo byatumye ndushaho kumenya amakuru ubuzima bwanjye, kuko bitewe n'uko ahashize ha mama hatari heza. Hari ibibazo nabazaga nyogokuru byerekeye mama ntabinsubize, kandi nkabona bimpungabanya. Ubwo rero byansabaga guceceka singira icyo mubaza. Ariko ubwo nageze mu isi yo hanze, nasanze hari abashakaga kumbwira amakuru atari meza kuri njye ndetse na mama. Icyo bose bari bahuriyeho ni ukumbwira ibibi byose mama yakoze, ndetse bakanabivuga mu buryo butiyubashye. Mbonye ko bimaze kundenga, nibwo nigiriye inama yo kujya kubaza nyogokuru ngo ambwire ku byerekeye mama, kuko n'ubundi nari naramaze kumenya byinshi bimwerekeye. Ubwo nabibazaga nyogokuru, nabonye agahinda mu maso ye ntarigeze mbona haba n'umunsi umwe. Asuhuza umutima maze arambwira ati, mwana wanjye, iki kibazo umbajije kinteye kwibaza ndetse no kwibuka ubwo nari nicaye mu rugo ndeba ku izuba rirenga, ariko nabonaga umwunganizi wa sogokuru wawe aza yihuta dusanga, maze inkuru mbi itugeraho muri ako kanya ivuga ko inyubako ya sogokuru yose yari imaze gushya, yose iri hasi. Byaraturenze, tutaragira icyo dukora tubona abapolisi baje bihuta, maze bafata umugabo wanjye ari we sogokuru wawe bajya kumufunga. Ibyo kuri njye byambereye nk'inzozi, kuko sinari narigeze nibona ntari kumwe n'umugabo wanjye. Ibyo byabaye ubwo mama wawe Rosaria yari ku ishuri mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye. Nagerageze kubimuhisha uko nshoboye kugira ngo bitamuhungabanya mu myigire ye, ariko umunsi umwe mbona nawe arahingutse afite agahinda mu maso. Arampobera maze ambwira ko ku ishuri bamwirukanye kubera ikibazo cy'amafaranga atari yarishyuye. Ubwo njye byarandenze. Nyogokuru arakomeza ati, njye ubwo byarandenze mbura aho namwerekeza, ariko kuko Rosaria yari umuhanga cyane ntago yigeze atekereza guhagarika amasomo ye. Yashatse akazi muri bare yari hafi y'ikigo yigagaho. Amafaranga bamuhembaga nayongeragaho ayanjye nakoreraga mu budozi bw'imyenda tukayishyura ku ishuri. Nyogokuru arakomeza, ubwo Rosaria yari asoje icyiciro cy'amashuri yisumbuye yahise asaba kwiga muri kaminuza nkuru mu murwa mukuru w'igihugu. Ibyo byatumye yiha intego yo gukorera amafaranga menshi cyane, ku buryo azajya abona amafaranga amutunga, ayo azigama ndetse n'ayo gufashisha no gusura papa we muri gereza wari ufunzwe by'igihe kirekire. Ibyo byamuteye gukora amanywa n'ijoro kugira ngo agere ku ntego ye. Igihe kimwe rero, ubwo bari mu kazi nk'ibisanzwe, babonye umukiriya utandukanye n'abandi bose bari barigeze baza aho ngaho yakoraga. Yitwaga Patrick. Yavugaga ururimi batari basanzwe bakoresha. Rero kuko Rosaria mama wawe yari yarize kumvikana n'uwo munyamahanga, ntabwo byamugoye ko uwo mukiriya yari kwamara igihe kirekire. Basabye Rosaria ko yaba ari we umwitaho iminsi yose azahamara. Mu gihe gito Patrick yamaranye na Rosaria yaramukunze cyane, ndetse arabimubwira
ndetse amusaba ko ashyingiranywe. Ariko mama wawe Rosalia yari afite gahunda yo gukomeza amashuri, aramuhakanira kuko Patrick yari afite amafaranga menshi, ategurana na manager ko akeneye umuntu basangira uwo mugoroba baganira. Rero kuko Rosalia bumvikanaga mu bakozi bose bari aho ngaho, niwe wari kujyayo kugira ngo asangire n'uwo Patrick wari umunyamahanga. Nibwo nagiye kubona mbona Rosalia mama wawe atashye mbere y'amasaha asanzwe, ahindura imyenda yambara nk'umuntu ugiye mu birori. Gusa mubajije ambwira ko nta bidasanzwe kuri umukiriya bagiye kuba baganira. Icyo gihe numvise ari ibisanzwe ko mu gitondo ndi bumubone nk'ibisanzwe, ariko siko byagenze kuko muri iryo joro ubwo yagendaga yasanze Patrick yamwiteguye, amuvangira ibisindisha muri juice yari yamuteguriye. Maze uko byagendaga baganira nuko Rosalia yagendaga acika imbaraga gake gake, birangira asinziriye. Hanyuma y'ibyo Patrick amuterura amujyana mu cyumba maze amuhohotera ku buryo buteye ubwoba. Ngayo nguko rero, aha niho tugarukiye kuri iki gice cya mbere cy'inkuru ya Maria watubwiraga amateka y'ubuzima bwe. Tugarukiye ko nyina yari amaze gufatwa ku ngufu cyangwa amaze guhohoterwa. Igice cya kabiri se muri kumva bizagera gute? Mwebwe reka mbabwire ngo ntimuzacikwe.